abantu bidashoboka oya ntabwo ari byo gicare kura teta wowe uri umwana fata bino biryo ugenda ubimeneye kuri iriya nsina insina yizera igitoki ariko nta kintu uzamarira genda ubimene gira vuba bihute nizere ko utazadupfira ubusa iya amazi agomba kuboneka tukamusoma ku mazi rwose ibintu bikagenda neza sibyo nta kintu dushaka mu muryango wacu azaboneka urabyizeye kabona ubwo ubusoresore njya numva muvugana niko namusanze muri kumwe mbwira ahubwo umaze iminsi muganira ibiki menye uko bimeze uko ngewe ndi mu rujijo wisakurize kuba ari mushiki wanjye ni mushiki wanjye ndabyemera ariko abagore buriya bafite ibintu muganira abagabo tutamenya mbwira bimeze bite kandi umbwize ukuri yakubwiye ko byagenze bite arimvuze ngo ubacanganye nkatuguha ntabwo wamwicaye ukagira ukatumikira nyine kuri konti mwana ko ndabizi nyatendanye byagera ku mugoroba nyariye rwose angahe 10,000 ahubwo ntarakubwira mfasha yabwiye ko nyine umugabo we yapfuye bakaba kwa sebukwe baramuteraga bakamwirukana mu masambu ariko ibyo ngibyo byawe nta mwe mufitiye ntabwo bindeba rwose ntabwo mushaka muri runo rugo ariko ibintu uri kuvuga abagore ndabizi mukunda imitungo ikintu uri guhita utekerezaho ni imitungo ngo baje kuturya imitungo ntabwo ariko bimeze rwose reka mbanza nkubaze hano ntabwo turya ikiwe n'isuki ejo nkimugirire gutya hanyuma se ubwenge noneho ubwenge wabukuye bwo kujya ese wayakureye mu gihe kingana iki uyu munsi nakase umunsi umwe noneho uriyemeje noneho kugira ngo nabyemere sinkumeye usibye icyayi n'ibishyimbo na capati nariye mu gitondo kugeza saa nta kintu kimwe nakoza mu kanwa mwana maje kubona ko nyine kugira ngo ugire ikintu ubona ari ukwiye mbere hose se ubundi ubwo bwenge bari barabushyize reka mwana ubundi ibintu byose waranga ubwenge buza nyine ubujiji uzi ndi guteka ibiro bine ubwo se ndikunguka cyangwa ndikuro hanyuma se kano kaboko kanjye reka nkoze ikibazo kimwe gute murumuna wawe yaje njyewe ntabyihanganira nigeze nkuteraho induru ngo nk'iyo uri kunteraho wa mugore we sinakuretse murumuna wawe ibingana iki karega murumuna wawe nyine murumuna yacyari umukobwa nkaskuri ya mushiki wawe warashoranye n'umwana ukagira ngo ni nk'imisuri igiye konera abantu bye ibyo ngibyo ntabwo bishize kandi nyine mbere nabwo niyo nyine yakorera umubiri kumva nkakura agira imbaraga ubu rero naho nyine ahantu ngeze ni ukwizigama kugira ngo hirya y'ejo bizagiye gute nanjye ubuzima butazacana ndabona wamenye ubwenge da ahubwo tukiri aho ngaho uzi akanisho kambayeho kwa wa mukobwa nakubwiraga reka ikibazo cyawe ni kimwe njyewe kuki ubundi nkwiye kukubwira ibyiza n'ibibi kuko nawe niyo wagize ikibazo si umbwira wabaranye twabarana kuki ngiye binezeza ntakubwira ikibazo inkuru zawe always abakobwa umukobwa aho se n'urajya nkubwira aho ngenda umutinganya okay taka murumuna wanjye we nta kintu atwaye murumuna wawe ni umwarimu arahembwa buri kwezi nari namwaka amafaranga yo guhaha uzayamwaka ntabwo nzayamwaka none kuki mushiki wanjye ushobora kuza genda ndavuze ngo nta kintu mvugana nawe mushiki wawe ndavuze ngo musohore none aha kandi nta nubwo ari burare hano no kugira ngo noneho ujye mpita nakwemeza byose ni ibicuri kumbwira ndavuze ngo ubu zirarangiye kwatumira urambona ese ngiye mubwira wowe si ibyo mubwira henyine urumva njye ndakubwira njyewe nk'ubu ubivuze by'amafaranga njye mba interese bitewe nuko uri kumubwira ibintu byunguka ariko iyo uri kuzana ibintu byo okay go ahead mbwira urabona nyine wincanga ejo nakugiriye gutya mba ngiye gutata amahirwe sikoshe zarahambwiye ngo hari iki ngo nta kintu twanavugana n'iki byose nawe navuze ati reka nsubire ndebe koko yuko ashobora no kunkingura banagiye usanga ahantu ndavuga ati umukobwa mwiza bimeze bite ese koko na n'ubu kumpa nimero byaranze
mbona nyine atangiye gusa nk'umuntu nsekiramo gakeya. nzakuvugisha nzakubwira akazi se nkarimo cyane ari sawa baba karimo none se gira ngo akazi shaho uko nambwa zikarya nanjye banafashe umwanya nkiruhukira sawa ive meze bite se sha meze neza cyane intasi urahabona ute ariko amanimero haba ari imibare ibiri ntabwo nzagaruke urumva ubu rero ntubona ngo ni no kwizigama ndi kuvuga ubu ni nko gutata chance. ubushize yaguhaye imibare 4 yamindi ejo yongeraho imibare 4 ubwo ibaye 8 ntabwo nzagaruka asigaye imibare 2 ubwo umukobwa ni umuhanzi ni umusizi. Okay, komeza. Numva kunyemba ndayifashe yavuga ati ntacyo gahoro hari igihe kizagera nyine no akamine. Gusa ubu ikibazo nyine mfite sinizeye ko niyo yampaye ari ukuri. Aho mutende yanditse n'iriva. Hanyuma se umva ari kubwaye nimero ze mu byiciro ubwo n'iki niba atari z'ukuri. Wait nyine iyo mibare 2 isigaye azayiguhe. Then usarebe niba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Wabera none uvuze neza. Ikindi gihe cyose mba mvuga nabi. Ntege wowe ibintu byose ntabwo unshyigikira. Ntabwo igihe cyose kindi cyuma uba uri kugenda uvuga ubugoryi njye ntabwo nkunda ubugoryi. Kandi ntabwo nkunda akavuyo kawe. Shaka urenganya ubwiza ukuri. Hari igihe nyine impamvu uri nyine nawe unca amazi wangu. Nuko njye tuzakora akazi kamwe. Ubu nanjye nkora nko muri office. Urabizi ya muca amazi. Ntabwo wakabaye kuba wicaye kuri iyo ntebe. Uko abantu nani sawa ariko nta kibazo cyane. Hoje nahani sawa cyane ngeraho cyane kuko nahangaha se Bahari izuba rikaze iminsi umaze nahase maze kumenyerana n'abantu neza nta kibazo. Ya urumva ntabwo ari cyane bitewe n'akazi n'ibisigi bamwe na bamwe tugura njya mu kazi cyangwa se ngaruka ariko ntabwo ari cyane. Ntazi uko njya nibagirwa kukwita mwarimu. Ubu witwa mwarimu neza neza. Ntabwo ariko nitwa nuko nyine wenda ariko kazi nkora ariko ntabwo ariko nitwa. Njye nagiye kumva numva badamu arambwiye ngo wabonye akazi ndasabonye akazi aka kanya. Bamurerwa mwiganye bodo akazi karabuze. Oya ariko nabo bizakunda buriya bari igihe kitaragera ariko bizakunda. Ese njye nari nzi ko nahita nkabo. Nawe rero dore urakuze. Nizere ko utazadupfira ubusa. Oya ntabwo Imana yabyemera. Iya amazi agomba kuboneka tukamusoma ku mazi rwose ibintu bikagenda neza. Sibyo? Oya. Nta kintu ngo dushaka mu muryango wacu. Azaboneka. Urabyizeye? Kabona ubwo busore njya numva muvugana. Buriya nta kuntu buzakuyobya sha. Ntabwo byakunda. Urabyizeye? Okay, byo ni sawa cyane kuko urabizi uramutse uhemutse ntabwo waba usohoje amasezerano watugejejeho. Oya. Byose nyine tubifashamo n'Imana ndumva nyine. Kugera ku kazi se ntabwo biri kukugora. Ntabwo ari cyane. Wenda nabonaga ariko ntarahamenyera ariko kuko ntabwo ari kure hano. ufite ibitekerezo nk'ibyawe akenshi mbahungira kure. Ubaye uri umuntu utekereza waha agaciro impamvu wicayemo hano. Right? Basi ibyo tubyihore ko kuntumikira byo ubikora. Okay, ndabikora. Reka wize ukuri. Dore ukikaga twaravanye ariko one kari akazi. Nanjye Imana ari yamye. Hanyuma se Iki ko wize uretse ko no kwiga nabwo mbona utariza ahubwo mbona kwari ukurangiza umuhango, sibyo? Ayo wize biwaye amajiki kujya kunyonga igare mu muhanda cyangwa se amafaranga. Aya mafaranga naye tuvugisha ukuri. Iyo ugiye guhembwa iki? Iyo simfura za Beneri. mu myaka 3 yose ishize
kuri banki hariho amafaranga angahe? gusa mfite amagare angahe, mfite ingurube zingahe, icyo sinari kuzamuye ununganiza gahunda mwana. Mbona guza byashyushye nibwo tubivana kandi nibwo bigisha niyo mpamvu nyine ndi kugira ngo akira bangakira ngaho rya vuba vuba nibwo bigisha ibi ariko bimaze guhora ndaguhoreje tata ibyo biryo byo ninde biguhereje wowe ufite uburenganzira gica bwo gufata umwana wawe ukamugabura abana banjye batararya abana banjye bagiye ku ishuri uba wavuye ku ishuri uri kumuhoreza wowe urahantu muri runo rugo eza hano gicare kura tata wowe uri umwana fata bino biryo ugenda ubimeneye kuri iriya seri urambi ni hafi iyo ngiye nkumva ndananiwe rimwe na rimwe mu gitondo ndatega mu gutaha nkaza nduduherisa dutewe n'icya ko n'utwo gukora tw'abakobwa n'utwo gukora nyine ariko nta mu gutaha ubwo ntateze nza gake gake byamenyere nyine n'ikiri n'ahantu hose mpamenye inaha ibisambo ujye ugerageza nubona bukwiriye hari ukuntu umuntu yagira amasomo menshi wo kwigisha abanyeshuri ibintu nk'ibyo byose ujye umpamagara ushobora kuza nkanagufata nta kibazo nkaguherekeza kuko intambwe ushobora kumanukana iriya mashini yawe uvana ku ishuri ugasanga wagize gute baragufashe barayikwambuye kuri rero ntabwo ari byiza ugomba kuzajya umuvugisha ubonye bukwiriyeho nka saa 12 n'ice zigeze uriya muhanda wabonye ko wabaye mubi ariko mbonye bwinshi ntacyo nanatega ntacyo bitwaye nta kibazo nyine twese tuba tubyuka ikira yizera igitoki ariko nta kintu uzamarira genda ubimere gira vuba ihute ikindi kuba harari mu isambu ya siko na nyoko ibiguha uburenganzira bwo gukora ibyo ushatse muri runo rugo niba wumva ushaka kumva ko harari umutungo wa so na nyoko wazura so na nyoko bakaza ahangaha bakagushyigikira ati mwana wacu baho gutya wumvise ko nawe uri umubyeyi koko habiriya bintu kuko ubukuzi ubona imbere y'umwana ibiryo ukabimena ukangirika amagambo angana gutyo umva nkubwire bene ntacyo mpana nawe singukunda tugenda nk'ubu tuwasinzi ngo ukora iki nyine ubuzima busanzwe ubwo ukora akahe kazi njyewe se akazi se shaho ari uguhiga nawe ubizi wa mukobwa we kazi nkora mfite utubizinesi natangije tw'amasaro de coiffure ndagura nkagurisha cyangwa se mu kimwe ntagurisha ngashyiramo abakozi bagakora n'ubundi nibyo barimo bambwira bari kumpamagara bambaza bambwira indi saro ishaka kugurishwa ndabakaniye mbabwiye ko nta yindi nshaka afite sitaro zigera muri enye kumva mbona bizinesi ya saro ishobora kuba igenda iragenda ahubwo ibintu wasutse mbona abantu bakora mu masaro cyangwa bafite amabizinesi ya saro rwose mbona hashobora kuba harimo akantu bisaba nk'ubu nari kuzajya kumva nkumva ngo wagiye gukoresha mu mutwe ahandi utazi ko mfite saro none se ko tutaba twaganira nyine wenda ishuguri kirazira hanze ari ndende ariko ntacyo ndabimenye muri weekend itaha zanantembereza mpagere hose ndumva byaba ari sawa ahubwo ubwo ngubwo ibyo ngibyo usutse n'ibisaza ni ukuzagushyikiriza abakozi banjye bakaba bagukorera serivisi nziza nta kibazo wumvise nubwo tubwira nabi
yewe ushobora kuba mwibeshya ariko ntabwo ari njyewe. Ayo mazina niyo ndayazi. Nanjye nuko nitwa. Mwarebye neza se ko numva biteye ku bantu bidashoboka. Oya ntabwo ari byo. Ariko humura iyo urya ku manywa na nijoro buryo buri gukura. Uyu mugabo wanjye ataza gukora impanuka.